imitima y'abagenzi yakomezaga kwiyungikanya mu nzira. Umugaragu wawe yaragutabaje, yagusabaga kwambuka Yorodani. Yashakaga kureba i Lebanoni iriya iteye amatsiko. Nanjye uyu munsi Mana ndagutabaza, ndashaka kwambuka uyu mugezi usuma, nkagera hakurya mu murwa Siyoni, aho niho abagenzi bazaruhukira. Iyo nkoni yawe ukubita urutare, rududuriza amazi abantu banjye bamwe. Inshuro ebyiri nizo zababaje Umuremyi, bituma areba yariko ntiyagerayo. Umugaragu wawe yaragutabaje, yagusabaga kwambuka Yorodani. Yashakaga kureba i Lebanoni iriya iteye amatsiko. Nanjye uyu munsi Mana ndagutabaza, ndashaka kwambuka uyu mugezi usuma, nkagera hakurya mu murwa Siyoni, aho niho abagenzi bazaruhukira. W'Imana ariyumvira, amanuka mu kibaya cy'Imowabu. Ubwo urugendo rwe yari yarusoje, asinzirira washyingurwa n'Umuremyi. Nawe uzi n'igituro cye n'ubu ngubu, kuko Uwiteka Imana ariyo yamwimuye. Dufite ibihamya kuri Elayono, ntidushidikanya ko yagiye mu ijuru. Nanjye uyu munsi Mana ndagutabaza, uzambe hafi muri cya gihe cy'umugaru. Nzatsinda iby'isi nigerera i Siyoni, nzicarane na Mose muri bya birori. Umugaragu wawe yaragutabaje, yagusabaga kwambuka Yorodani. Yashakaga kureba i Lebanoni iriya iteye amatsiko. Nanjye uyu munsi Mana ndagutabaza, ndashaka kwambuka uyu mugezi usuma, nkagera hakurya mu murwa Siyoni, aho niho abagenzi bazaruhukira. Aho niho abagenzi